mucyo kwanagira mu ishuri ariko byibuze ntaze ngo yicare hano abwira abantu byibuze ibintu bibungura ahubwo agakoresha bwa bumenyi yavanye hari connaissance générale bikaza kumukozaho akaza kuvuga n'ibiterekeranya agakoreka imbaga akajyana benshi igihe no tuzabazwa byinshi kugera ku rwego n'umubiri twambaye ubwaho tuzawubazwa ubundi Paulo nicyo abwiye abaroma Imana iramubwira ngo ahantu hose niko kumubwira ngo ahantu hose waciye aha hantu uhagaze none ahanga urimo wegera hatandukanye na ya saro yiwanyu hatandukanye na ya dushe hatandukanye ngira abantu b'Imana mu nzu y'Imana n'ahantu Imana ivugira hatandukanye na cya cyumba wirirwa widogoza mumeze uki ahantu Imana ivugiye oya ahantu hari ibimenyetso n'imirimo y'Imana hatandukanye na ya saro wirirwa Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare basuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana umugisha utangwa na Nyagasani ubane namwe mwese abadahwema kudukurikira abadahwema gukurikira ijambo ry'Imana uyu munsi wa none dufite ibyishimo ndetse kandi umunezero wo kubana n'umukozi w'Imana njya kuno kubabwira ngo nintangira ikiganiro ngatangira ikiganiro mvuga ko nishimiye kubana n'umukozi w'Imana n'umukozi w'Imana mujye mubyumva gutyo no muhanuzi w'Uwiteka kandi ndizera neza ko uyeri wo munsi wo kugira ngo tubone Imana muri ubu buryo cyangwa se ubundi uraho neza mukozi w'Imana uraho neza Yesu nashimye Yesu ahimbazwe reka ngusabe kugira ngo usuhuze abakunzi bacu numara kubasuhuza unabibwire turabasuhuje mu izina rya Yesu amahoro meza y'Imana aruta yabisi batanga amahoro meza y'Imana aruta n'ayisi itanga
kidivenga isabato utaza kuzana igihamya cyinshi ngo ngiye ngo nkiri udutabo hariya ngo hari ukuntu njya mbacaho nyine baba bari na smart mu tuntu nyine bafite utuntu tw'udutanda bashyizeho utuntu tw'udutabo bari kugenda ko ati umunara w'umurinzi mwubahwe namwe murimo mukora mushyiramo agatege ariko biba byiza iyo wakwetuye. Hari ukuntu abagatolika birirwa bapfanyeza amashapure mu ijosi ubona bambaye n'impeta ziriho Bikira Mariya, biba byiza iyo wakwetuye. Ibyo byose ntacyo mpfuye nabyo, ariko biba byiza iyo wagize gute wakwetuye. Ayiwe ntacyo mpfuye n'umusiramu mu mugitandi, ntacyo dupfuye rwose. Imyizerere yawe ni yawe, ariko ufite ugutwi niyumva icyo umwuka. Ndafashijwe, ndarobanuwe, ngiye muri ibyo ngibyo, ninjiye mu nshingano. Dore none naryaga manuka ku gatuti baturaririmba n'ukuri umva. Ubu ndumwe mu bantu bahagaze mu rusengero bakaririmba aha ngaha no ku Kagugu. Yego, wowe nyine ubwo location urahumva. Ndabyumva. Noneho nkaririmba kugera ku rwego ndabyibuka twiza gukora igiterane, banyanyagizaho amafaranga bampamo na telefone. Yagatusha icyo gihe yari ikaze. Ariko nyine numva narayitsindiye kuko nagize gute naririmbye. Ariko nje kubwira abantu ngo biba byiza biryoha cyane iyo wagize gute wakwetuye, ukumva ikintu mwuka avuga, ukumva umuririmbyi aravuze ngo ni ukuri. Mureke kwibwira ibyiki ibya hano mu isi bizashira. Haravuze ngo umuntu witanga azamugororera ngo kandi Yesu araza avumutse cyutambitse. Sinzi ko byari bigenze. Byose biraryoha gutura, ni byiza gutanga icya 10, ni byiza gufasha imfubyi, ni byiza gufasha abapfakazi, ni byiza kubakira abatishoboye. Imana yo mwijuru guca ku muntu ubana n'ubumuga ukamusigira senyiza, ni byiza. Yesu Kristo kugura utubu tukajya gusura abarwayi, ndakubwiza ukuri pasi, ni byiza. Ariko biba byiza iyo wakwetuye, nibwo bigira agaciro. Umuhamagaro uraryoha, ariko biryoha cyane iyo wakwetuye. Yesu araguhamagara ariko ntagaza kugufata mu ijosi ngajya yirwa kuragiye nk'uko umuhinzi umwungeri yirirwa arongoye amatungo cyangwa se icyakora araguhamagara mwuka wera agakora akazi ngo niwe utwemeza. Hari igihe rero dufite ibyago by'ukuntu abantu benshi mwuka wera yagiye, ntukimenya uko wambara, ntukimenya uko usokoza, ntukimenya uko urya, ntukimenya uko unywa, ntukimenya uko uryama. Abantu baryamye abantu baryamye ahataryamwa kubera ko mwuka yagiye. Mana yanjye, abantu bambaye ibintu bitambarwa kubera ko mwuka yagiye. Abantu banywa ibintu bitanywebwa kubera umuntu ufite ubwenge buzima bukora 24 kuri 24 hagatinyuka akanywa ngo ni umumanura jipo ngo nizadonda ubwonko ngo nibiki. Abantu banywa ibintu bitangwebwa kubera ko umwuka yagiye. Reka mbabwire ngo ibyo byose ntacyo mpfuye nabyo, ariko biba byiza iyo wagize gute wakwetuye. Ntacyo mpfuye no kurya ipenzi cyangwa kutayirya, biba byiza iyo biba byiza iyo wakwetuye. Ntacyo mpfuye no kuba warya ibikize nushaka kurya ibyatsi, ariko umwuka yaje wakwetuye akwereka ibyo uri burye n'ibyo utari burye. Ndafashijwe kaninjire mu ijambo. Ubwo rata nyine ubwo ngeze mu rusengero na za makeup abantu bazifite ndabasuhuje, nta nicyo mpfuye nazo. Genda kubabwa ngo ntacyo mpfuye n'ibyo byose, ahubwo biba byiza iyo wagize gute wakwetuye. Bukeye Imana iransanga ubwo yajya gaca mu bahanuzi. Umuhanuzi ati ririri ntego ko ati ririri ndapfuye, ati nduwiteka nivugiye he. Ubara ukuntu duhanurira abantu. Umuraka yakuvuze ngo nuwiteka ati turashize ivugiye he koko. Nanjye byigize bimbaho, natwe ntabwo tubacira urubanza. Rero sinzi umucuti wanjye twe turi kumwe ari kungana ntabwo nyasha imanza kubera ko nzi ko nzi ahantu bivuye, nanjye nzi aho nturutse. Noneho umunsi umwe Imana ikagica mu bahanuzi ririri nduwiteka. Uwiteka uvugiye he? Uvugiye muri nashaka umuntu Imana ivugiye mu nkamubura. Kubera iki? Nyine twahuriye kuri butike yajya guhaha kilo cy'ibirayi. Yego. Nyine twahuriye kuri tapandigo twese tujya gukozaho hehe muri bisi. Twahuriye hehe kuri moto twese nkashaka umuntu Imana ivugiyemo nkabona. Bukeye Imana ivuga ikize, singu ushaka umeze gutyo, ndagushaka umeze gutyo, ndashaka kuzagukoresha, ndashaka havuga nti hindi z'abahanuzi n'amashyari yabo buriya babonye nahindutse kuwafe, babonye akamekapu kambereye bazana hindiri. Niyambariye imikufi yavuye muri Koreya tazaza gukina nanjye. Nari mfite abakore y'abacuti banje urumva bagiye bakajya bamenera ikintu cyitwa imikufi mbese Mana nari ndyohewe n'ubwo buzima. Ariko Paulo avuze iki? Aravuze ngo ibintu byarinda mu yanjye ndamukunda. Nabibonye nk'igihombo. Ubundi njya mbwira abantu ngo utaragira ibintu wirekesha ku bwa Kristo uracyari kure, ungali mbali. Utaragira ibintu wirekesha ku bw'umusaraba uracyari kure. Ubundi ukwiriye kwicara ukavuga uti naretse agacupa kubera Yesu, ukumva binejeje umutima wawe. Yego. Kandi ugahita uririmba wamurimbye ngo ngewe ibyo birampagije, nzi kimwe cyo nzi yuka nkunda ubudasiba, nzi yuka mbere ubuhungiro nyiri mu isi. Ukwiriye kwicara ukavuga uti ngewe mini nayivuyeho, nabohotse kuri mini kubera Yesu nakiriye. Ukwiriye kwicara ukavuga uti ngewe hano ku Mana irahari. Ukwiriye kwicara muntu wo ku Mana irahari TV uvuga uti nukuri naretse ibigare ku bwa Yesu.
naretse ubusutwa ubu dufite abantu bavuga agahera mu gitondo avuga mega zigashira paka zigashira ati ngo wabonye Pascal wabonye hati ya shati yambaye yaracuye atari kuri mugabo nta shati agira nyine agahora muri ibyo biba byiza iyo yakwetuye nicyo narije kuvuga yego Imana igaca mu bantu bugenda avuga nti nihindiriza abantu dore ko ntanishoboreye mbyinjiyemo vuba hari n'utugeso tumwe na tumwe tutaracika buranda bazi bagira amashyari ndagushaka guteza igitambaro ngize gute nako cyo gitambaro Imana iba mu gitambaro mbwira abantu nawe ushobora kudukurikiye nawe ufite ibyo bintu byibaza Imana ihamagara abahinde ndafashijwe niyo Mana ihamagara abanyarwanda ni nayo ihamagara muri Canada ni nayo ihamagara abagande buri muntu wese mu muco w'iwabo data afite ukuntu amukeneye ameze uko ashaka kandi Imana ntiba mu gitambaro ahubwo hari ibintu twe twambara gusa kubw'ubutumwa twamenye kugira ngo tugire itandukano nitunatambuka abantu tubavane mu rujijo ese nawe mbwiza ukuri ubwo naba ngiye kure kumana hari mutazanga kundarikana none oya aho hantu ni neza ngira ibintu byinshi hari Imana ntiba mu gitambaro ahubwo hari ukuntu tucyambara nk'umwambaro wo guca bugufi kuko hari umwami uturuta waje muri twe twahindutse nk'amashovari twahindutse nk'indogobe atwicayeho Pawulo ukuntu aravuze ngo sijye uriho ni Kristo uri muri njye rero uyu Kristo Mana ko mfashijwe haleluya muzantumira we nzagaruka nuko uzagaruka ntabwo Imana iba mu nkweto ndende ihagaze oya ahubwo hari ibintu twebwe ndanazikunda ntabwo Imana iba mu ngutiya cyangwa muri mini ahubwo hari ibintu twebwe jamana twahisemo nyine kubw'ubutumwa gusa kubw'ukuntu nyine hari umugabo uri muri twebwe turavuga ngo none ntabwo dukwiriye kuba nk'abizi ahubwo dukwiriye kwigendera ukwacu kubera kumva ukuntu Baramu yavuze ngo ni ubwoko butavumika ngo bwitwa ubw'abanyamugisha ngo bufite Imana nyamana ngo igendera muri bwo ngo kandi ngo ni abanyamugisha noneho hari ukuntu ngo babitegereje cyagiye bagiye kuvuma ku bwa Baraki na Baramu ngo bitegereje ubwoko ngo basanga ngo hari ibintu bitaba muri bwo umva ariko hari kubwira abantu ngo biba byiza iyo wakwetuye yego yagiye kuvuma ngahinduranya udusozi n'udusozi ngo arebye ubusambanyi ngasanga ntibuba muri bo ngo arebye ngo ubujura asanga ntibuba muri bo ngo arebye uburiganya asanga ntibuba muri bo ngo ariko ngo yitegereje neza ngo asanga ngo hari intare y'ingore ngibunze muri bwo umva ubwo bwoko bufite intare y'ingore ibunze muri bwo bufite ukuntu bugenda bufite ukuntu buvuga bufite ukuntu bwambara bufite ukuntu bunywa bufite ukuntu burya bufite ukuntu buryama bufite ntabwo tugenda nk'abadafite ubwenge we Mana we hari ibintu byari bitubereye twaretse ku bwa Kristo nkunda Yesu nimuvuga wumva ufashijwe kandi abantu banyihangana wenda batari babonye bwa mbere iyo muvuga ndaryoherwa kuko hari ahantu nkuye bukerera Imana iransanga ubwayo tuvuye mu by'abahanuzi tuvuye mu byabande iranyisangira irambwira ubwo nzagaruka mbivuge cyane irambwira ngo ndagushaka umeze uko hariya muri atorero ryacu bari barampaye certificate yivuga butumwa mfite akanatirere yego abantu bankurikirwa nigize kumvira abahanuzi rimwe nkuraho bukeye mbonye udufaranga ndongera nsubizaho noneho muri icyo gihe bandobanuye kwivuga butumwa mfite akanatirere noneho bagakubita kuri certificate akafoto yego ubwo ndongera nsubizaho nyine kabutinde yego bukeye umwuka aransanga nijoro Imana ijwi riraza ubu ngira impano yo kumva ijwi niyo mpamvu ngenda nimombaritse kuko si buri muntu wese ugira impano yo kumva ijwi hari abarota kuko bareza kawunga hari abarota kuko bashyizemo amateke hari urota kuko Imana yaje hari urota akavuga ngo nerezwe kandi ari ikibazo cy'akawunga kenshi karaye mu gifu ariko hari n'abandi Imana ihaye kurota bakarota nk'iza Yakobo hari abo Imana ihaye kurota bakarota nk'iza Yosefu hari abo Imana ihaye kurota bakarota mbese ibintu ibaze kuba wiseguye ariko karota kandi ukarota ngo urwego ngo nuko noneho nuko ngira impano yo kumvijwe ijwi riransanga mbona amafoto abiri haza ya yindi iri kuri certificate yivuga butumwa mfite akanatirere yego haza n'iyindi mfite za makeup na ya miringa ihenze ijwi rirambaza ngo ari aha naha ni hehe ubona heza shiduka navuze ngo hano ndi natirere niho ndi heza ijwi rirambwira ngo uko niko nkushaka yari intambara itoroshye ubwo nzagaruka mbakubita inkuru ngira nyinshi kugira ngo njye gukata umusatsi wanjye natangaga amafaranga kugira ngo njye gukuramo iyo miringa kugira ngo ndeka karuja revure kuri iyo minwe uri kureba kugira ngo nambure amaherena yo hasi no hejuru kugira ngo nkuri hagati rona ko ningohe rwose none zanze no kumera ngira ngo nijyana Imana yamaye mbese kugira ngo mbese ndeke ibyo yego cyasabye imbaraga z'Imana rero nje kubwira abantu ngo nta Imana ihuriye n'imisatsi nta n'ikipfuye nayo ahubwo biba byiza iyo bakwetuye kandi ubwo nyine ndi kubwira umuntu ufite ugutwi atagira umuntu ntera amabuye twebwe itorero ryacu rirabyemera na so na nyoko nibashaka babyemera nta kibazo mfitanye nabo twebwe iwacu umushumba wacu semini ko azambara natwe barabitwemerera ntacyo mvuze nimushaka n'umudiyakoni nawe ababyambara ntacyo mvuye namwe
ahubwo icyo ndi kwibwira n'umuntu ufite ugutwi biba byiza nko kweta umva Mose ibintu bimubayeho Yego. tujya mu kuva ibice bitatu ubwo urumva arata abantu badukurikiye baze kuza kwandika bavuge bati nta kintu kirimo ntazagaruke barabanyorohereje nzagaruka ukuntu ni nyakamera burubona nyicaraho niba hari ikintu pasi kigoye muri iyi si gukontorora ni kamera uzi ko ejo n'ejo bundi usanga warakubiswe n'ibintu wavuze mu myaka 2 ishize ndiyo niyo mpamvu kamera kanga ngira inkuru ayiwe ndacyakubwira ngo biba byiza iyo wakwetuye top price forever biba byiza iyo uririmba wakwetuye biba byiza iyo usenga wakwetuye ugahanura wakwetuye biba byiza iyo wakwetuye ukambara agakora pastoral ariko wakwetuye mbese ukambara umwambaro w'ubudiyakoni ariko wakwetuye ugatwara imodoka yawe wiguriye yawe ariko wagize gute wakwetuye umva impamvu sikotumye mfashwa mwami Yesu zaza nibutse abantu ko arimo nabaha ku buhamya butoya bw'ahantu nanjye Yesu amvanye hanyuma nje kukubwira ngo biba byiza iyo bakwetuye ko nanjye byambere byiza nakwetuye yego na n'ubu nkikwetura kandi kuva ibice bitatu turasoma umurongo waho wa 4 wa 5 iramubwira iti wikwegera hano kandi kwetura inkweto mu birenge byawe kuko aho uhagaze aho arahera hari umuntu udukurikiye uri kwibaza ngo ninde kankusubire mu murongo iramubwira iti ubwo yibaza ngo ninde niyihe yamubwiraga ninde yabwiraga wikwegera hano kandi kwetura inkweto mu birenge byawe kuko aho uhagaze aho arahera uyu ni Mose umutwe w'amagambo uravuze ngo Imana ibonekera Mose mu gihuru cyaka umuriro muri icyo gihe Mose yaragiraga umukumbi wa Yetiro sebukwe umutambyi w'Imidiyani aturukiriza umukumbi nyuma y'ubutayu ajya ku musozi w'Imana witwa Horebu ubu nimvuga umusozi w'Imana witwa Horebu wabuze kuza kureba nawe ujye ujyaho abantu baravuga ngo ubuze burya ni wawe muri saro wahagira umusozi wagura agatapi k'ibihumbi 2 cyangwa amavi ukayashyira kuri sima uwo nguka mu musozi Imana igusangaho Mose ngo arangije aragiye umukumbi wa sebukwe ngo ari mazenguruka ngo mu butayu ngo arangije ngabona aho hafi aho ngaho ubwo ndihutishije sindi hano kwigisha theology ubundi tunihananganisha n'abantu tuza hano kuvuga ikintu kivuye ku mutima w'Imana nuko tugihawe ibindi birenze aho Yesu aduhana iki umugisha Mose ngo ari agenda mu butayu agiye kubonabona abona igihuru ngo kiraho kiri kwaka ariko ntigikongoke yagiraga amatsiko reka mvuga iki kintu ubwo navuze byinshi mu ntangira mvuga n'ubuhamya Imana yizagukoresha yemere kugucisha ahantu hose kugira ngo ibanze kwiyereke bihagije nurangiza uyikurikire warayibonye kandi uyizi neza ubwo ndavuze ngo Imana ikwiyereke amen biravuze ngo Mose arangije arimo agenda agiye kureba igihuru cyaka umuriro nticyakongoka kubera amatsiko ye menshi Imana iba yamubonye imaze kumubona ngo ati we siga utaza kuza kwegera hano uko wiboneye mpamvu hano hantu hatandukanye no kwa sobukwe Yetiro kabiri hatandukanye n'ahantu wahoze kwa Farawo kuko Mose mbibutse ko yabaye kwa Farawo igihe kinini ariho yakuriye ariho yarerewe ariho Imana iramubwira ngo ahantu hose niko kumubwira ngo ahantu hose waciye aha hantu uhagaze none ahanga urimo wegera hatandukanye na ya saro yiwanyu hatandukanye na ya dushe hatandukanye ngira abantu b'Imana mu nzu y'Imana n'ahantu Imana ivugira hatandukanye na cya cyumba wirirwa widogoza mumeze uki ahantu Imana ivugiye oya ahantu hari ibimenyetso n'imirimo y'Imana hatandukanye na ya saro wirirwa ukandira ama televiziyo ureba gasobanuye Imana uruzamura ahantu Imana iri ni nako kaga tugize uyu munsi wa none kubera ko abantu bamenyereye Imana no mu rusengero bacururizamo abandi bagurishirizwamo abandi niko kaga tugize Imana ibwira Mose ngo buretse kwegera hano nabonye ko ufite amatsiko igira inyuma banzu kweturiza nkweto kubera ko ahantu uhagaze none ahangaha nahera kuza kwirebera ahantu uhagaze ushaka kuba Yesu agushingiye ahantu wenda akantu ko kudandarizaho ushaka kuba Yesu agushingiye ahantu mugakinjira ahantu akantu ka metero zingahe ka santimetero ko kubudandarizaho utuntu Yesu ashobora kuba aguhereye agahenge ahantu agufungurira akaryango k'akabutike ngo ugaburira abantu uze kuza kureba ahantu uhagaze narinje kukubwira ngo biba byiza iyo wagize gute wakwetuye ahantu hose uhagaze umusozi wose uhagazeho ahantu hose Imana iguhagaritse biba byiza kuhahagarara wakwetuye
birashoboka ko ari urugo Imana iguhaye mu gihe nk'iki mama rubema, ariko ikintu cyo guca inyuma no hirya no hino uzibukire, kuko biba byiza iyo wakwetuye. Uyu mugabo unkurikiye, biba byiza ko Imana y'amahoro yarakwemereye ufata ku ibendera bango ni ukuri, ugira ibintu uvuga nta muntu ubikubajije, ubyemeranya n'umutima urabisohora. Nanje kukubwira ngo biba byiza iyo wakwetuye. Mose akimara kumvira Imana, data wa twese, ngarakwetura nyine arabanza arisuzuma. Gukwetura mvuga n'ukwihana ibyaha, n'ukwiyinira, n'ugucagagura ibyo byose, n'ugutewe Mana, n'ugushyira hasi byepfo na ruguru mbese Mana, n'ukureka utuntu n'utundi, n'ukugendera inzira imwe. Muri make gukwetura n'ukwihana ibyaha, n'ukwezwa, n'ukugororoka. Yego. Wase ngajya ku ruhande arakwetura, amaze gukwetura agiye kumva akomeza yumva ijwi Imana. Noneho ijya yavugana nawe, iramubwira ngo ndiho, ijya yamubwira amazina. Ubwo ndakomeje muzasome izo nkuru kuva ibice bitatu manuke, ariko narinje kukubwira aho hantu hose uri no mu buzima bwose ubaye. Ubu dufite abantu Imana irokoye mu bitaro, ayiwe ntagiro kurokoreye kuza kwirwa wisuka mama wisiki n'amakonyagi. Yo bibaye byiza muri ako gahe Imana iguhaye, bikaba byiza wakwetuye. Biba byiza iyo wakwetuye mu buzima bwose Imana mu mugisha. Ubu tuzabazwa ibintu byinshi kugera ku rwego n'amashuri twize tuzayabazwa. Usanga abantu baragize umugisha wo kwanagira mu ishuri, ariko byibuze ntaze ngo yicare hano abwira abantu byibuze ibintu bibungura, ahubwo agakoresha bwa bumenyi yavanye hari connaissance générale, bikaza kumukozaho, akaza kuvuga n'ibiterekeranya, agakoreka imbaga, akajyana benshi igihe. No tuzabazwa byinshi kugera ku rwego n'umubiri twambaye ubwawo tuzawubazwa. Ubundi Paulo nicyo abwiye Abaroma, arababwiye ngo mumenye yuko insengero zanyu ari imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uba muri twe. Ubundi uyu mubiri dukwiriye kuwukarabya, dukwiriye kuwambika imyenda iteye ipasi n'urugero, dukwiriye gushyiraho n'akantu gahumura niba bishoboka, dukwiriye kugaburira, dukwiriye gukoresha siporo, kuko uyu mubiri twambaye. Mbere yuko ubona Sandrine utagaragara uri mu buryo bw'umwuka, uri kubona Sandrine ugaragara mu buryo bw'umubiri. Abantu rero bafashe imibiri yabo bayihinduye dogodogo, bayihinduye takataka, basutsemo ibintagazi n'ibiki n'ibitindi kabutindi zose. Ayiwe nanje kuvuga ngo babyize bakwetuye. Abantu bo ku Mana hari TV, abantu bo kuri mwafashwe ryari official, tubabwira tubwijwe n'umwuka w'Imana, bibabere byiza mwakwetuye. Ubu hari umuntu nkurikiye ushaka kwibaza se ndakwetura iki? Nta n'inkweto mfite zo kwambara, ndakwetura izo ntambaye. Ubu hari umuntu wibere nka za Nyamasheke cyangwa iyo hirya ngo za Nshini na za Rutsiro, ushaka kuba ateretse akavuga taxi, abantu bavuga ngo nkweture, kandi ubu njya mu murima nta nkweto. Ni ibikoba, n'uguca ibikoba biri ku mitima. Imana ikaduteramo imitima y'inyama, ikatuvanamo imitima imeze nk'amabuye n'amasarabwayi n'amagufa. Imana ikadushyira mu mutima. Biravuze ngo tugire umutima umeze nk'uwari muri Kristo Yesu. Reka nkubwire ngo muri ubwo busambanyi Imana ntishobora na rimwe gukora ikosa ryo kuguheramo amahoro. Reka nkubwire ngo byakubera byiza ukwetuye. Tumenye iminsi tumaze, ariko ntago tumenye iyo dusigaje. Byaba byiza ukwetuye. Wasanga impamvu Imana inzanye hano ari ijwi ry'impanda Imana imvugishijemo kugira ngo ukweture ahantu uri. Ukweture muri ako kazi, ukweture muri urwo rugo, ukweture mu baturanyi, ukweture. Wasanga Imana inkoresheje kugira ngo wongere wisubireho. Umuririmbyi aherutse kuririmba aravuga ngo hari icyo namenye, ndagira ngo nawe ukimenye. Gute se? Shyira ibintu mu buryo muri iyi minsi ubicyaremwe gishya. Abantu baraparitse bumva ko kubicyaremwe gishya byarangiye bitewe n'iki? Nibihe dusohoyemo baratubwira. Uca hano ukumva umwe arakubwira ati turi mu gihe cy'ubuntu. Yesu yarabirangije. Uwo ni uburenganzira bwe kubivuga. Waca hari ugaca hari umanuza ati riri ati nduwiteka ati nzanye umuhini ndabadiye. Uwo nawe ni uburenganzira bwe. Mbese turi mu gihe hari inyigisho nyinshi cyane ku buryo abantu baracanganyukiwe, bayoberwa icyo gufata n'icyo kudafata. Umuntu acana akakubwira ati Imana iguhaye urubyaro kandi waciye imbyaro mu nda, urabizireza ko na Iterisi wayisize kwa muganga. Turi mu gihe umuntu akubwira nko kuri kumwe na madamu akakubwira ati riri ati Imana ngo nta meta mwambaye, ati riri ati Imana mbonye Imana igukorera ubukwe mu izina rya Yesu, kandi uri kumwe n'umudamu wawe. Nicyo gihe dusohoyemo. Paulo akivuza aravuga ngo mu gihe cy'iminsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, abantu bazabikuryo. N'ikindi cya kabiri bakunda ibanezeza, bakunda bashaka kumva ibintu bihwanye n'iby'amatwi yabo bashaka. Rero njyewe nzanye ibitandukanye n'ibyo bashaka kumva, nje kukubwira ngo byakubera byiza kugira ngo ugire umugisha ari uko wakwetuye. Haleluya. Ngayo ngoko Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane, reka tugushimire ubutumwa bwiza. Ubwo nzagaruka hano. Imana iguha umugisha kongerera. Umuntu yakwifuza kuvugana nawe cyangwa gusenga. Ariko nge byambera byiza nkwetuye. Hari umuntu umwe w'umunyesinema iminsi ishize yajyaga avuga ati papa ati nimukomeze muroge, mukomeze mutingana, ati ijuru nta kavuyo nshaka, ati nzarigemo njyenyine. Ariko ratangiye ndashaka ko tuzajyanayo. Byaba byiza dukwetuye tukajyayo. Yego, umuntu yakwifuza gukwetura, reka bari ko mbivuga, ariko akifuza umufasha.
kuko kwijugunya mu kidendezi ntibikunda. Ibyaha birakozwa ari byinshi we. Umuntu wese agira umujugunya mu kidendezi. Nyemerera utambutse nimero yawe ya telefone kugira ngo wakwifuza kuvugana nawe yakora. Yaba hari ya Yesu niyo mba ntanze. Kuko niwe ufite icyo yakorera umuntu dukurikiye kigakara mbese kikaguma. Ariko iyanjye nayo nta kundi Yesu ari muri nge. Ni 0787417178. Yesu aduhana umugisha. Ndumva ari ibyo. Urakoze cyane. Ariko disi mwanyemere tugakwetura Mana tukabona Imana. Uzi Mose akimara gukwetura niho yaherewe amasezerano ko agiye kuzajya gukura Isiraheli muri Egiputa. Ubundi abantu bahanurira abantu batarabihanurisha. Manumva nyine hari ukuntu nazana abantu no kujya kurya hano iwacu ugiye nko kurya agatsima urabanza ugakaraba nshuti y'Imana. Urabanza ugakaraba ubundi ukakegera ukakanofora neza ukakarya nta kibazo ufite. Ariko byaba byiza wakwetuye, biba byiza iyo wakwetuye. Imana ibaho umugisha, turabakunda mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Hari umuntu wari udukurikiye ushobora kuvuga ati ngiye ubusambanyi bwari bungeze habi. Hari udukurikiye avuga ati wenda ngiye kwikinisha biranyishe. Hari udukurikiye avuga ati ngiye kujya mu bapfumu biranzengereje. Hari udukurikiye avuga ati ngiye reka dusenga n'Imana kandi mujye mureba ijambo ry'Imana kandi mwizere ko hari ikintu Imana yakora. Hari imbaraga wakakira kuri kamera bikemera. Hari urwego wajyaho kuri kamera bikemera. Hari ahantu Imana yakuvana gutya dukoresheje turi gutya online bikemera. Yesu aguha umugisha, reka dusengane. Mana mu izina rya Yesu, uri Imana idashobora gukora ikibi, niko Yobu yavuze. Aravuga ngo kandi isumba byose ntago igoreka imanza. Turagushimiye kubwo umuntu wese wari udukurikiye none ahangaho uri kuvugira muri twe. Nyemerera uyu muntu wari udukurikiye Kristo mu gihe wari umuvugira muri twe umuha umugisha. Ariko mwatuyeho imbaraga zo kurushaho gukwetura. Utari ukwetuye akweture, uwumvaga atakwetura umuhizo mbaraga zo kubibasha. Kandi wari ukwetuye umuhereze kujya ahora akwetuye kugira ngo aleluya. Ni icyo umuririmbyi yavuze. Aravuze ngo ubwo uzaza uzambonere kure. Imana ishimwe. Nyemerera buri muntu wese wari udukurikiye ubwo uzaza uzatubonere kure twese tuzumva n'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane wewe wabanye natwe. Niba utarakora subscribe, kora subscribe kandi share uyohereza rwose, ucyoherereza abantu bashoboka benshi bumva ijambo ry'Imana. Kandi ujye mwaho hasi wandikemo igitekerezo cyawe. Ni byiza ko tunoza umurimo dukurikije ibitekerezo byanyu muduhereza. Hanyuma rero Yesu atari yaza urupfu rwaza, kandi urupfu rutaraza Yesu yaza. Muhore mwiteguye kuko mutazi umunsi n'igihe Yesu azazira kutujyana. Kwange cyane gisa nacyo biturange buri munsi kandi ntihabeho kurangara kuko Satani we ntajya arangara. Murakoze cyane. Shalom.